Mwaramukanya Imana ndetse mwirwanye nayo. Uyu ni wa mwanya wo kubanyuriramo ibyanditswe kugira ngo bidufashe gukomeza gusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo c'imigani igice ca 19 tuze kugeza ku cya 21. Ubundi igitabo c'imigani nk'uko nari navuze ubushize ni imigani. Impamvu ciswe igitabo c'imigani nuko Salomo yari yarahawe ihishurirwa ridasanzwe, ahabwa n'impano y'ubwenge, ari nayo mpano yo mpano y'umwuka y'ubu ngubu mu gihe cya Yesu Kristo, impano yo guhabwa ijambo ry'ubwenge ndetse n'ijambo ryo kumenya, ubwenge bwo kumenya. Ibyo byombi Salomo yaje kubihabwa. Muri uko kubihabwa yagize ama inspiration ibihumbi n'ibihumbi. Ndibaza ko iyi migani yanditse ahangaha ni samari yabyo, ariko uko yatekerezaga hazaga inspiration y'umugani, umugani ariko wa Bibiliya, umugani w'umunyabwenge. Ahangaha ku murongo wa 19 hari ku murongo nko ku murongo wa 7, umurongo wa 19 ku murongo wa 7 baravuga ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho bafata ko ibintu avuga byose nta valeur bifite, nta mumaro muri make. Kubera iki? Kubera stati yiwe y'ubukene, kubera ikigero cye cy'ubukene, bumva ko nta kintu akwiriye kuba yavugiraho. Murabizi ko no mu miryango umukene biragoye kugira ngo banamumenyeshe n'inama y'ubukwe, kuko ntacyo baba yenda gutanga. Wowe cyakora cyo wamutumira kugira ngo azaze, ariko mu gihe cyo gupanga ibikwiriye aribagirana. Ariko ibyo byose Salomo yagiye abihishurirwa, agenda ahishurirwa ayo magambo yose, amenya imigenzereze y'umuntu, yaba y'abakene yaba y'abakire. Ari n'ahandi irindi jambo nkunda noneho we yavuze ku by'abakene, avuga ku by'urugo. Nkanga ku murongo wa 14 igice cya 19 umurongo wa 14 haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Kubera iki? Yari amaze gusogongera, reka bivuge gutyo. Bibiliya irambwira ngo yari afite abagore b'urugo rwe 700, akagira n'inshoreke 300. Ibaza amagore 1000 bose, ukibaza ukuntu bajera. Yewe nk'umuntu nakwibaza ati ese aba bantu bose yarabasuraga? Birashoboka ko hari bamwe yabonanaga nabo rimwe. Noneho urebye muri iyo myaka 1000 ugakuba n'imyaka yamaze ariho, ukibaza imyaka yamaze ariho, ubwo ndavuga imyaka yatangiriyeho gushaka urugo, ukibaza igihe yabaga yasatisfeza abo badamu. Ni ibintu bidasobanutse. Niho no mu mubwiriza yigeze avuga ati ngo ibiri mu isi y'ijuru byose ngo nasanze ari ubusa, nasanze ari nko kwirukanka, ari nk'umurama utumuka, ari nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Yaratunze aratunganirwa, ariko ntiyabasatisfe y'ibyo bintu, abona ntacyo bimaze. Agera mu rwego rwo gushaka abagore n'utugore, agira ubutunzi butagira akagero, ariko asanga byose nta mumaro wabyo usibye gushaka Uwiteka. Niyo mpamvu ahangaha ku gice cya 2 igice cya 20 ho haravuga ngo umurongo wa 9 haravuga ngo ninde ubasha kuvuga ati nige wiyejeje umutima ubu nkize icyaha cyanjye.
Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, ninde ubasha kuba yakwiyeza, ninde ubasha kuba yavuga ati nkizi icyaha cyanjye nta mana yabigizemo uruhare? Kwa kundi tujya twihesha amahoro, kwa kundi tujya twiyezaho kugira ngo twezwe, Imana ikatureba nk'aho turi muri komedi. Reka mbabwize ukuri, ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose tuba tumeze nk'abapfapfa mu bandi. Imana iturengere. Imana iturengere kandi itwigishe rwose. Tujye dusoma tunatekereza no ku ijambo uko bimeze. Nuvuga ngo umurongo wa 19 ku gice cya 20 haravuga ngo ugenda ari inzimuzi amenya ibanga. Nuko ntukiyuzuze n'ukunda kuvugavuga. Urumva? Ngo ugenda azimura ari inzimuzi amena ibanga. Mu yandi magambo, muntu utazi kwifata mu magambo, ushiduka wamenye n'ibanga ry'urugo kuba rufite, ushiduka wamenye n'ibanga ry'ibyo utakagombye kuba bagira. Kandi iyo umenye ibanga, hari igihe umena ibanga nawe rikakumena amabangabanga. Ni ukuvuga ngo umubangabanga niba ari Kirundi ni intuza ni mashwari. Hari igihe umena ibanga bakakumena amashwari. Hari igihe umena ibanga ugasanga niryo rikwicishije. Hari igihe umena ibanga ugasanga aha ni wowe ubihombeyemo. Ni ukuvuga ngo rero ugenda ari inzimuzi amena ibanga. Nuko ntukiyuzuze n'ukunda kuvugavuga. Mene data, ntukiyuzuze n'umunyamagambo, kuko ushiduka yamennye amabanga iyo wamubikije cyangwa ibyo mwari muziranyeho ugasanga ubisanze ahandi, kandi yakurahiye Uwiteka ko atazabivuga. Imana iturengere. Ari ntuzenyaje verse nasimbutse kuri 20 kuri murongo wa mbere avuga ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Mu yandi magambo, ushukwa na vino n'ibisindisha ntagira ubwenge. Ni Bibiliya bivuze, ntago ntukanye, uko niko kuri. Narabibonye, nabonye aho inzoga zikoresha umuntu, zituma umuntu adekona mu buryo atatekerezaga ko yadekonamo. Imana ishimwe cyane. Kuri 21 rero nafashe umurongo umwe, umurongo wa 2 avuga ngo inzira y'umuntu yose imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Inzira y'umuntu yose imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima ya twese. Wowe inzira zawe ni wowe uzizi, nanjye nzizanjye, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Tugiye mu gitabo cy'Abaroma, igice cya 13, aha ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7 tuhasanga ibyo kugandukira abadutegeka. Nko ku murongo wa 3 haravuga ngo abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, ngo kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinya, kuko adatwarira inkota ubusa, ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Bene data, ni ijambo ritubwira kugandukira abatuyobora, yaba mu tuzi, yaba mu maeglize, yaba ahantu bose, yaba mu gihugu. Dukwiriye kugandukira abatware. Kugandukira abatware ni ukugendera ku mategeko yashyizweho, niko kugandukira abatware. Ku murongo waho wa 8 kugeza ku murongo waho wa 10 ho bitubwira iby'urukundo, itubwira ibyo gukundana. Umurongo wa 8 havuga ngo
ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashoje amategeko. Haleluya! Ni ukuvuga ngo gukundana n'itegeko. Niyo umuntu yaba yarakuburiye indero cyangwa se yarakubwiriye nabi, usabwe kumukunda. Izo mbaraga zo ku rukundo nizo zituma ahinduka. Imana ishimwe cyane. Turangije ku murongo wa 11 kugeza kuri 14 bitubwira ibyo kuba maso, kuko ijambo riravuze ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, kuko twiyambura imirimo yo mwijima, twambara intwaro z'umucyo. Aha dukangukira kuba maso, gukanguka, tumenye ubushake bw'Imana, tumenye ko ibihe bidahagarara, birimo bigenda bidusiga. Yewe mugeni wa Kristo, sobanukirwa ibihe ugezemo bitazagutungura, ahubwo byitegure bitazagutungura. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom, turabakunda. Yesu akarushaho. Amen amen amen.